Yego reka mbifurize umugoroba mwiza nshuti bavandimwe banyarwanda aho mwiriwe hose. Reka ntekereze ko muri amahoro. Amazina yanjye kuri we tuba tugiye kubana kugira ngo tubane tuziranye. Nitwa Aristide Ndayishimiye. Mbahaye ikaze kuri uyu mugoroba. Mbafitiye ibyo kubabwira byinshi. Icyo mbasaba ni ukugira ngo mube tayari, mube steady. Reka mbanze mpamagare uyu mugabo. Uyu muhungu ari bugufi cyane n'ahitwa Sange. Yambwiye ko ariho yagiye, yaramaze kabiri tutavugana. Reka muhamagare noneho kugira ngo tuze kuganira, nyine mumenye ibyiriwe n'ibigiye kuramuka. Ariko nkusaba ikintu kimwe, niba ari ubwa mbere uje kubana nanjye, ntiwibagirwe gukora subscribe. Rero iyo ntafite akaziki nta morale mba mfite. Mwihangane gato ntangize kano kaziki. Iyo nta kaziki mfite nta morale mba mfite, mumbabarire rwose. Mumbabarire, nta kaziki kabisa, ntabwo nta morale, mwihangane gato cyane. Mwihangane gato cyane rwose, gato ariko gato, kugira ngo mwihangane gato cyane kugira ngo ngire mbone morale. Ndumva nta morale nari mfite muri nge, kandi mba ngomba kwinjira mu cyitwa vibe. Rero vibe reka tuyishake ku isi idasakaye. Mfite ibintu bisekeje uyu munsi nagiye mbona. Ndagira ngo ari nako twumva ka morale, ari nako tushakamo ka morale. Ngira ikibazo mbibariza. Biri guterwa n'icyo ke muramfasha nyine, ubwo turaza kukigarukaho ikiganiro kirangiye nsome comment zanyu. Biva kuki cyase ni mpamvu ki Wazalendo, FRDC, FDNB bo barasaba abaturage mu duce runaka twananiwemo, inyeshyamba zananiwe, noneho kandi ingabo za Kagame zo zikirukana Wazalendo n'intera hamwe za FDLR. Ibyo bintu bigenda gute? Ikibazo ni icyanyu. Ni gute FDNB, FARDC, Wazalendo barasa abaturage kandi Kagame akarasa FDLR? Abaturage ni bande, intera hamwe ni bande? Reka twumve indirimbo yitwa Iminsi, ubundi ndagaruka mu kanya. Uyu muhungu arababwiye ngo unyagiwe n'iminsi ntajya ashira imbeho, kandi inyagira ibiti munsi, inyagira inkende munsi y'ibiti zurira. Araje arababwira ngo
nubwo waba uri igishongora iminsi ntikunanirwa. Iminsi rero mubwirire Paul muti iminsi. Mumbwirire Paul muti iminsi. Mumbwirire Paul muti iki iminsi. Iminsi niguhamagara ntuzayitabe. Ntuzitaba iminsi inshuti yanjye. Benshi ariko ntibagarutse. Usuzugura iminsi byinshi irabisahura. Ntugakinisha iminsi guhinduka abandi batuje. Amazina ye yitwa Mugabire Jean Damascene, ni umuhungu w'umuhanzi ku izina ry'Imana. Umva dore abakire n'abakungu ntabwo bayikanga. Nubwo waba ufite imiryango ikize cyane, iminsi iraba yagusuye ikakumanura. Waba udapfuye bagenzi ugahinduka ikiragi. wabyumvise. Inyagira uwibwiraga ko yari yugamye, ikabagira inkende munsi y'ibizurira. Unyagiwe n'iminsi ntabwo ajya ashira imbeho. Ukubiswe n'iminsi ababara abandi baseka. Iminsi niguhamagara ntuzayitabe. Yahamagaye benshi ariko ntibagarutse. Usuzugura iminsi byinshi irabisahura. Ntugakinisha iminsi guhinduka abandi batuje. Warakoze cyane Mugabire Jean Damascene, aho urereye hose wa mubyeyi we. Ntabwo nkuze hatazagira ukwirukanka na Just, nuko indirimbo zawe zinezeza, nuko indirimbo zawe zinyubaka nkaca bugufi inshuti yanjye, zituma numva ko iminsi nyine iminsi. Kandi rega n'umugabo yaravuze ngo iminsi urebe iyi itereka inzovu mu rwabya. Reka twumve umuvandimwe niba ari ku murongo wa telefone, noneho dutangiye tuganira. Ariko nkwibutse ko ikintu cyitwa like ni ikintu gikuru cyane. Iyo ukanze kuri j'aime mu rurimi rw'igifaransa cyangwa se like mu ruzungu, abantu 10 murusha share 100. Abantu murayikinze 10 murusha share 100 agaciro. Nkaba mvuga iki rero, mujye mwibuka gukanda kuri j'aime mu bintu byose. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umuvandimwe kutoka Kongo apo pale, baravuga ngo banasema pale sange hafi cyane. Ubwo reka tuze tuganire, ariko mbere yo kuganira nababajije ikibazo muze kumbwira. Ni impamvu ki Wazalendo, FDNB na FRDC barasaba abaturage, noneho M23 RDF twirwaneho, Red Tabara n'ibindi bakarasa Wazalendo? Who is Wazalendo? Who is umuturage? Ikibazo kiri hagati yanyu muri comment section. Reka twumve umuvandimwe niba ari ku murongo adusuhuze, tumaze n'iminsi naho yari amaze iminsi aherereye. Salama wangu. Assalamu alaikum. Ntabwo ndi umusilamu. Iyo uvuze ngo salama nundeta kuganira neza. Reka nje ntabwo ndi umusilamu. Abasilamu ariko ndabasuhuje, ntabwo mukora icyaha kwa tending idini ryanyu. Mukomeze mukomere ku Mana yanyu. None se ngo vipi mugabo? Shimo biteka n'abantu bakiya nk'ibisanzwe. Urashima abantu bakeya, byo ndabizi, ntabwo ujye ushima benshi. Yego. None se ngo uratangaza iki wari utubuzeho? Buri minsi byari bikomeye mugabo, so rero ko nandi mu Kamanyora. Yemera ukumbwira uti reka manuke ngewe nigire Kamanyora, ntimva Kamanyora n'ubundi nzaguye. Ariko ndavuga nti nahamagaraga na phone yawe ikabona n'abantu umuhungu cyabamukubise ikompora, ko numvisha amakompora yawe y'amakompora. Ntabwo bagwise ikompora gusa, byari binabaye, byari bibaye ko yari twari turi, byari bikomeye, barasheho. None
rero uraza kongera kwijwi kubera ko ntabwo ndatera imbere wenda ngo mfite mikro abantu babashe kukumva neza, birasaba kusakuza. Niba uri mu bantu urigira hirya gake, ariko niba uri wenyine urongera kwijwi. Ubwo nyine abaturanyi babihangana nibumva usakuza cyane, no kujya tuganire abantu bakumva, cyangwa bambwire niba muri kumwumva inshuti zanjye, muri kumwumva areke kupanika cyangwa se ndeke kumugora. Abantu muri comment mumbwire niba uyu muvandimwe yumvikana kuri telefone ntaza kumugora. Nkeneye comment imwe imbwira ko muri kumwumva nta kindi. Yego ngo bimeze bite rero hakurya aho ngaho umuriro wabaye umuriro inshuti yanjye? Imiriro mugabiro n'imiriro mu bice byose wagira ngo babivuganyeho neza yuko haba mu majyepfo haba mu majyaruguru bagomba kuharasa, bagomba kuharwanira. Muri make reka nkwe story rero. Muri iyi intozi kuntu ziteye, nabonye uburyo ingabo za leta ya Kongo n'abazarendo bari kwatakamo uyu mugabo ari uburyo bw'ibitero by'intozi. Urumva ubundi iyo ugize umwaka ugahagarara nko mu murongo uri mw'intozi ntabwo zihita zikurira. Oya, ntabwo zihita zikurira. Intozi ntabwo zihita zikuruma ngo zitangire zihita zikurya. Kirazira uzabaze ubu uri kwigendera ukajya kumva ikurumye mu mfundiko, waba ukinyagambura ukumva indirumye hafi mu irugu, waba ukinyagambura ukumva zifashe ku bishahu zirarumye. Muri make ukibaza igihe zagutereye. Intozi ni mbi cyane, nawe niko byagenda tipe kweli. Umva, intozi ni ikintu kizi gukora atake ya danger. Noneho zazindi zirabanza zikabitwara gake, zikurira zikajya mu bice by'ingenzi aho zifata position nziza. Iyo ibonye winyagambuye ukagira umwaka ukinyagambura ngo hari kurumye, zihita zitangira kugusobanurira. Rero urumva n'aba bagabo ibiri kubabaho muri Kongo nagize ngo batewe n'intozi, kubera ko urajya kumva ngo kaziba ngo umuriro wabaye umuriro. Wari uzi ko wenda ibibazo biri za Kamanyora cyangwa se za Ruvungi, nkuko uyu munsi amakuru wumvise ko induru yiri wari induru ngo bafashe. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho, ariko nyine uburyo bari kurwanwa bari kuraswamo ni tekinike neza y'intozi inshuti yanjye. Wakicara gato utirubarika bararashe, wakinyagambura utikavimvira birakomeye. Uri kureba nta muri make abaturage hari uwansekeje arambwira ngo yarari kwituma ngo ntabwo yasoje, ngo ntabwo yasoje yabaye akicara musorana gisindika part 1 ngo igisasu umunsi y'urugo kiravuza itaguruka aravuga ati ndi ndayasindikiraho ndibuze kuba mfite amahoro. Ajyana n'igice ndakurahiye, yajyanye n'igice aravuga ati igice ndakishaka ahantu mu ishyamba nkijugunye umbabarire batansinda ku mwobo. Uzi kugutsinda ku mwobo wowe wabyihoreye inshuti yanjye. Isasu riri hariya no kuvuga iyo uri kunyara ukimanura uhita ufunga ugashyira buge, ni ukuvuga uri kunyara ugisohora fast 1 ugiye cyo nakwita phase 1 igasohoka uhita ufunga ukihangana. Iyo robine nta kibazo ifite. Iyo utagwaye isukari urafunga ukabanza ugakizwa n'amaguru, wageraho ubohotse ugasohora pariti ya kabiri. Ikintu kiri Ruvungi, ikintu kiri Sange, ikintu kiri Rubarika, ikintu kiri Icurwe, ni ubwo kandi ndakubwira ibice bitandukanye biravugwa abantu bakeya inshuti yanjye. None rero wowe nirihe banga wakoresheje kugira ngo kubera ko nari nakubuze mvuga ni muhungu bamubirinduye? Ago bambirindura bambasha se nanjye ko ndi umukeshi n'abandi bose. Ngaho rero ndagira ngo wenda tureke gutinza abantu twiganira bisanzwe. Wenda babesanzwe bamenyereye ko umuntu atangira ku makuru yo mu Rwanda. Nta bintu byinshi mu Rwanda ndi buvugeyo kuko ibiriyo byose ni birangaza, kubera ko hari nk'ikirangaza cy'umuhungu witwa Utuma Twishima. Uramuzi? Utuma Twishima Abdallah. Uwo bita Abdallah Utuma Twishima. Umubwire ngo salama alaikum. Uwo Abdallah ni ikintu kirangaza, ntabwo nkivugaho byinshi mwihangane. Tuhita tujya mu rugendo rwo kuva Kamanyora
umanuka ujya Uvira ndetse n'ibindi bice bigiye bihegereye. Tubahereza ishusho yiriwe mbese nuko ibintu bimeze nuko tuyibona, cyane cyane ko umuvandimwe yibereye kuri tere. Uyu mugabo witwa Utuma Twishima, urabizi ko mu minsi yashize mu Rwanda habayeho inama n'abanyamakuru yari irimo polisi ndetse na RIB. Noneho baza kubaza ku kibazo cy'umuntu witwa Kasuku Jeskizo wa Mipanga. Uyu wa Mipanga rero haje kubaho warning yatanzwe na bamwe mu bayobozi ba RIB, bavuga bati uwo mugabo uvuga ko ari inshuti na RIB, twebwe kabisa turamureba kandi iminsi ye irabaze, agende gake. Ni 40 gisambo Irabaze, sibyo? Iminsi 40 ashobora kuba wenda buraho 9 cyangwa 3, ntawamenya, ariko irabaze. Nuko aravuga ati yigengesere mu byo akora kubera ko bishobora kuvamo ibyaha, kandi ibyaha nibiza amategeko nta mushuti agira. Ibyo byarangiye, ariko ntabwo turi butindeho kubera ko murabizi ko kuva kera hose Kasuku ndamubwira ni Kasuku, igihugu urimo ni icy'abajiji kandi ntabwo uri umujiji. Yego nuko Kasuku ashaka kuba icyamamare mu bajiji atari umujiji, ntabwo nzi ibyari byo. Ubwo rero ubwo se byamuhira nshuti yanjye? Akubiye gake ko byamuhira. Akubiye gake nkuko bivuze ku bantu bazi ibijyanye n'igikubo, ari kuri nibura 1.01. Muri make akubiye gake rwose, ntabwo wabigura. Rero reka mbabwire, noneho hari umugabo witwa rero Abudara w'umusilamu, ni minisitiri w'urubyiruko mu gihugu cy'u Rwanda, yanditse aravuga ati mushuti wanjye wa Mipango, nagira ngo nkubwire ko amategeko y'u Rwanda nta shutagira, nta mushuti nayo. Rero ibintu byawe ugerageza kwigengesera ku buryo habonekamo ibyaha, ariko nanone abantu batuka Perezida Paul Kagame abo ngabo byo ko beta nta mikino n'iki kintu ujye ubaga nta kinya. Nkawe nk'umuturage cyangwa se nk'umuntu wenda uzi iby'ubuyobozi cyangwa se ubyumva, niba umuyobozi ateye ingabo mu bitugu umuturage amubwira uti kora iki, ku ruhande rwawe iyo foto uyibona ute cyangwa se icyo kintu cyumva gute, ucyakira ute? Kurande ndetse nyakumunda kwanariza kuri ibyo bintu. Gusa kuri side yanjye numva ko bitagakwiye kabisa, numva ko bitagakwiye kuba nyine byagenda bityo, ahubwo nyine bakamuhanya. Hari abanyarwanda ba kera twe tutaravuka na basogokuru bataravuka baravuze ngo uhagarikiwe n'ingwa aravoma. Yego ndabizi umuganda wose baravuze ngo uhagarikiwe n'ingwa aravoma. Rero abantu mwese mwikara Kasango Kasuku ngo yatukanye, ngo yatutse ngo intera hamwe, ngo yatutse ngo ibigarasha, ngo arahagarikiwe. Niba umuntu nka minisitiri amubwira ati ko betashwanyaguza turetsa, nese uragira ngo ikindi niki? Kandi hari umuhungu witwa Gatebuke mu Kinyarwanda. Uyu mugabo n'umuhanga cyane kuko hari ijambo yavuze n'uyu munsi wa none nari recordings. Gatebuke ndagusuhuje. Iryo jambo narifashe mutwe ko njye akantu kose kaje mu mutwe wanjye ari gashyashya kandi gafite icyo kanyunguye, ndakabika nawe iryo bangu uzarigire. Urumva? Yaravuze ngo ubundi abanyabwenge yaravuze ngo abanyabwenge bagira ubucucu cyangwa se bagira ubugoryi. Atari ko burya ubugoryi bwabo bashaka ibigoryi bakaba ari byo babunyuzamo. Muri make ngo aba bantu nk'aba Gasuku b'ibigoryi bakoreshwa n'abayobozi, noneho abayobozi bakabahereza ubugoryi bwabo bakabasora. Muri make bagahinduka nka tap cyangwa se robine isohokamo ubugoryi bw'abanyabwenge cyangwa se bw'abayobozi. Ubwo rero Kasuku nshuti yanjye, kuba utuma mwishima yakubwiye ati weshwanyaguza turitsa twika, ariko umunsi umwe ubwo uzaba uri mu mapingu cyangwa se ubwo uzaba uri inyuma ya ferabeto, ashaka kuzakugemurira rimwe kabiri, ariko ntabwo azaza buri munsi, kandi bagashara ke kazagomeza kiyongera. Reka ibyo tubireke na Gasuku wabo akomeza tukana icyo cyo nuko nunuka nanjye nzakurabura kuko ntabwo metsa amagi.
none se ubu yanuka ngaheza na platform gutukiraho nawe urayifite ni izina ry'Imana dawa ya moto nukumukorera live live gusa sutana recordings ibiganiro nka bine episode shawa byiboreye nyine ikibazo cyo dufite hari abasaza twe dufite bagitegereza ko ari bya bindi bya za generation zabo ngo umuntu agutuka ngo ugaceceka ngo ukaba ngo gento bakwandaritse sibaho gento ntayibaho nshuti yanjye umuntu yagusiza amabyi nawe tuvana yigeshwemo kamoko beta bigahwaniramo reka twikomereze rero nshuti yanjye nyemerera tugende tugere muri Kongo ahangaha no hakurya y'u Rwanda urabizi ko deruka live turimo tubabwira kuntu bimeze hakurya yo ngaho Bugarama byame bikomeye cyane abaturage barimo bahunga noneho rero nagira ngo umpereze ishusho kuva Kamanyora umanuka ujya Ruvungi umanuka werekeza Uvira bimeze bite cyangwa se ishusho ihari imeze ite wenda reka duhera ngaho mu Kamanyora yego naho ne kamwe mu bice kari kwezwamo n'ubu kugeza ubu ngubu imirwano ikomeye cyane ingabo za FDN ingabo z'u Burundi n'abazarendo bo bakamejeje barashaka gukuramo 23 bakayikubita bakayirukangana ibyo biri mu bintu biri muri gahunda z'ingabo za leta kugeza izi saha bafite muri gahunda bavuga yuko ingabo za leta zigomba kuba zakoramo 23 mu buryo bukomeye cyane haba mu bice byose biri hano ngaha Kamanyora haba kuzamuka Goma kubita za Masisi ubwo ndavuga nta Kivu y'Amajyaruguru yego kubitumana nta Kivu y'Amajyepfo Bukavu mpaka hano ngaha za Ruvungi Rubarika ukubita Kazingira ahantu hose nyine hari kwitunga ari 23 niho gahunda ingabo za leta zifite no kuba bayikuramo niyo gahunda bafite kugeza ubu kubera yuko muri abasayi y'umugoroba humvikanye ibitero bikomeye cyane hano ngaha mu Kamanyora n'ubundi muri rusange humvikanye ibitero bya za drone harashe drone zigera kuri 3 zirashe bikomeye cyane zihahindura umuyonga biravuga yuko bari batagitize cyangwa se bari kureba ahantu hari ibintu by'ama 23 yego urumvikana ndakumva kubwira ni ingabo za leta zazanye izi drone ziri gutagita ingano hari ibintu by'ama 20 kandi izi drone baravuga yuko ari drone zaturutse mu gihugu cy'u Burundi nanone Uburundi se burya nabwo bwibitseho drone oya ni drone rero ikibuga cy'indege cyitwa Michael Ndadaye cyano ngaha i Bujumbu ikibuga cy'indege rero ikibuga cy'indege navuga yuko ari cyo cyuzuyemo ibikoresho by'ingabo za leta ya Kinshasa mu buryo nyine bwo kurwana ni ukuvuga ntabwo wavana ibikoresho Kinshasa ngo uze Uvira cyangwa suze muri iyo Sud Kivu byoroshye ariko kuba wava mu Burundi kuko ni umuturanyi ni muri make abantu mu birebe neza ngiye nkunda gukoresha ingero zo mu cyaro kuko twe turabo mu cyaro iyo baba guhinga kure ntabwo buri munsi wazindukanaga amasuka wayisiga hafi aho ngaho mu murima ukatitsimba mu rwiri ushobora kuyitsimba ariko hari igihe uyitsimba ukayitsimba hari ukureba akayitsimbura ahubwo ahantu wenda iyo waguhinga nko mu misozi ya kure washakaga urugo rwegereye bugufa aho ngaho ukajya wabika amasuka waba uje guhinga ukavata isuka ukigira guhinga waba utashye uhinguye ukavana ugasiga isuka yawe neje ukazagaruka kuko ari abantu bava kure bagiye guhinga rero na Kinshasa ubwo nibwo buryo yabikozemo mu buryo bwo guhinga kure irimo irakira udukoresho twibanze mu kunzu z'abaturanyi nukuvuga ngo bo bagiye babishyira no mu kigo cy'indege cya Michael Ndadaye mu rwego rwo kugira ngo bajye babona uburyo ki babikura hafi nukuvuga ngo ni nko kuvoma hafi nuko wajya kuzanira ibukarikira hafi n'umuturanyi wawe ubona mu rugo iwawe rutaragerayo aho kugira ngo ujye kuvoma kure ni bya bindi n'ubundi mva kuvuga byo guhinga ntago ari ngombwa ngo buri munsi uzindukana amasuka n'abaturage cyangwa se n'abantu bahora bakubonana babona indege mu kirere buri munsi zicikiziva iyo zivuye zigiye kurwana urumva ko ni hatari kandi abizi ko nk'ikibuga cy'indege cyagoma nacyo kirafunze wenda nicyo cyakabaye bugufi ntabwo bagikoresha
rero ubwo baba bagomba kwiyambaza inzu z'abaturanyi bagashyiramo udukoresho ubundi bakajya bagenda bafata umuhina ahita azamuka ajya guhinga agakora akazi kose akongera akitahira. Byo ndabyumva cyane. niko bimeze rero. Izi drone zaturutse hano ngaha n'ubundi mu Bujumbura zigakora hano ngaha mu Kamanyora, nk'uko ari navuga ko ari operasiyo n'ubundi ziba twaje gusa muri rusange na FDNB. Ese bavuga yuko na NEPA bifitemo, yari abifite muri gahunda kugira ngo batange icyo twakwita nk'isomo. Oya, bagomba gutanga isomo. N'ikindi wenda hari, urabizi ko uyu munsi habaye inama muri Kongo, si tariki 8. Uyu munsi muri Kongo habaye inama ya Pariroma cyangwa se y'inteko ishinga amategeko ya Kongo. Mu ijambo rero rya Tshisekedi rishobora kuba rifite byinshi risobanuye, yavuze ngo ubundi abaturage ba Kongo mureke dushime igipolisi cya Kongo, dushime FARDC, ariko cyane cyane ingabo za abaturage ba Wazalendo n'ingabo z'abarundi bagerageje kandi bakoze ibishoboka byose mu kwitanga no gukunda igihugu mu burasirazuba bwa Kongo mu bikorwa barimo byo kurwana n'umwanzi. Aravuga ati nubwo hari amananiza amwe namwe, abo bantu bari bakenewe guhabwa umusada. Gusa umuntu wavuze ngo byari bikenewe ko bahabwa umusada, niba ikintu kuvuga ngo ikintu cyari gikenewe, no kuvuga ushobora kuvuga ati ariko rero wari ukeneye agatelefone kweri. Ahantu wumvamo ibintu bibiri. Wari ukeneye agatelefone kweri, umuntu ashobora guhita yumva ko nkaguhaye nkaba nishimye kukabonye, nawe nareba reaction zawe nkahita mbona ko wari ugakeneye. Mu bundi buryo hari igihe nakubwira ngo wari ukeneye phone, nkahita mbona ko ibyo wakoraga byose uramutse ubonye iyo telefone byakorwa neza. Muri make rero umuhungu kuba yavuze ati Wazalendo bari bakeneye support, bari bakeneye inkunga, twumve ko muri make hari igihe bawuhawe already, cyangwa se bakababona umusaruro wabo niba bongeramo akantu uzaba mwiza kurushaho. Ubwo rero reka twitege ibiri bube uhereye umunsi w'ejo kugeza hirya y'ejo. Siko se bimezera kutugendeye ku iryo jambo. Nuko n'ubundi tugomba kubyitega, no kureba ibiri bwabe guhera ejo kugeza hirya y'ejo, tukareba nyine ikizava muri iyi nama n'ubundi yakoze. Noneho rero ndagira ngo umbwire, uretse ko ibi byo wenda ndaza kubigarukaho, ahubwo ibya Ruvungi ngo bafashe ni Ruvungi ni Sange, ibyo wabyumvishe kuntu abahungu bifatiye abantu bakabapfundikira. Sange numvishe bavuga ngo bagezemo, gusa ntabwo twabyemeza yuko bagezemo kubera yuko nta makuru aharabyemeza. Hari ibitangazamakuru byo kwa Paul, hari ibitangazamakuru byo kwa Paul bose bavuze ngo Sange, ngo Ruvungi, ngo hari ibirometero niba bavuze 35 ujya Uvira, bavuga bati isaha n'isaha baragera muri Uvira. Ariko wibuke ko n'ubundi nizo mvugo zabo, Uvira yafashwe kera, Uvira tombe kera, mubizi se? Zo ni imvugo twumvishe kera cyane. Uvira yafashwe kera, urumva bibera muri Buvira, n'aya masaha bari muri Buvira. Muri make nyine byo ntibibakanga, ahubwo ndagira ngo utubwire ku icyo kintu cya Ruvungi vipi, hameze hata amasasa ameze ate, hari umwuka umeze ute, cyangwa se aya masaha ubu bari kurasa na vipi? Ruvungi amasasa asa nkaho yarekeyemo ukuntu, ariko umenya nta bikoresho by'ijoro bafite abo bahungu. Nta bikoresho by'ijoro bafite kubera nese warwana gute nta bikoresho by'ijoro bafite nyine? Kuko ngo ibikoresho bafite bya bikoresho n'ubundi bifashisha ku manwa mu masaha yo ku manwa. Barwana ku manwa, n'ijoro bakajya kuryama nk'inyoni bo kanyabo. Nijoro no kujya kuryama, kera bajyaga tubati baryama nk'umweru. No kuryama nk'uko z'umweru ziri kwirinda uduca n'ibisiga. Ndakura abahungu baryama nk'inyoni, mukirwa mwese mu Rwanda, ijoro ryagera buri wese agashaka azingu akira agahenge ku mutwe. Ubwo si byo bintu rero nabo bikira muryamye nka barasa.
nanjye nabatimbura. Ndakubwiza ukuri nabahengera nkabubikira nkabubikaho urusyo. Uri kureba? Nicyo kintu cyonyine nanjye nabakorera rwose. Nanjye ikintu nabakorera nuko nabacunga muryamye nkabubikaho urusyo, ibindi bikazaza nyuma. Ni ukuvuga rero ibitangazamakuru haba za X ndetse n'ubukonte bwa Facebook bw'urubyiruko na cyane cyane bwo mu Rwanda bufite amagambo menshi bavuga ko bamaze gufatanga ibyebe byamaze gufata agace ka Sange na Ruvungi, ndetse hari tundi duce tugiye dutandukanye two muri Sud Kivu bafashe berekana ko bari bugufi na cyane gufata Uvira. Ariko icyo nenda kubwira abanyarwanda cyangwa se n'abandi bose baba bafite imiryango hakurya aho ngaho, twebwe nk'abanyarwanda ubundi akenshi twe nk'abanyarwanda komuro Rwande mvuze igifaransa wihangana, twe nk'abanyarwanda ibibazo bya Kongo cyangwa se intambara ya Kongo ntitureba. Igituma tujyayo tugashyirayo amaso nuko usanga benshi bafite y'ababyeyi, abenshi bafite y'abavandimwe, abenshi bafite y'abasheri. Uri kureba? Ikindi n'abayobozi bacu nk'abanyarwanda nabo bashyizeyo abasirikare. Rero tuba tugomba gukurikirana ibibera kuko barumuna bacu bariyo bari kurwana, bakuru bacu bariyo bari kurwana. Tuba tugomba kumenya amakuru gatanu ku kandi ku buryo n'umuntu wawe yapfuye umenya ko yaguye mu rugamba, nubwo wenda rudatangwa badatanga amakuru nyayo. Urumva? Nubwo wenda abantu badatanga amakuru nyayo, ariko byanga byakunda haravayo. Hari akantu, ari video, ari niba nyita video, niba ari nyita amafoto simbizi. Ntuza M23 hari ibifoto by'abasirikare bagera kuri 6 wayibonye bari bicaye hasi bambaye bote na uniform iriho flag y'u Burundi. Abasirikare b'Abarundi bavuga ngo bafashwe. Yego nababonye ifoto nayibonye mu maso. Reka nkwa amakuru rero atagira umuntu uza gukoreshwa amakosa. Reka mbaha amakuru. Inyeshyamba za M23 mu buhanga, kuko ntabwo mpamya ko abantu badapfa, simbyemera abantu barapfa. Baba abasirikare b'Abarundi, baba abakongo barapfa, baba RDF barapfa. Ariko mu gupfa urabizi ko mbere habanje tactique cyangwa se icyo nakwita tekinike yo kudefanda amakuru yabo no kwimana no guhisha amakuru. Haba hari umusirikare wabo upfuye bakamuvanamo imyenda bakamusiga ari bwerere yambaye ubusa buri kugira ngo bataza kumenya ari muntu ki wapfuye. Kuko umuntu yapfuye ari umusirikare ntabwo wamenya niba yari umusirikare atambaye, ntabwo wamenya niba ari umusivili, just ubona umurambo. Sibyo? Izi uniform rero niba hari abasirikare b'u Burundi baguye ku rugamba bagiye gutabara Kongo, urumva? Niba hari abasirikare b'u Rwanda bagiye kurwana batabara bene wabo bo muri 23, urumva? Izo uniform ziradepwa. Tuvuge niba ari abasirikare b'u Rwanda bishwe babavanamo uniform, uretse ko ubungubu inyeshyamba ze 23 zibavanamo uniform zikabasiga bambaye ubusa ku musozi. Nubwo waba ukomeretse bakuvanamo imyenda ugasigara wambaye ubusa, kugira ngo bataza bakagusanga mu uniform yabo ikaza gukora umurimo ukomeye. Kuko buriya uniform ishobora kuba intwaro iteye ubwoba yo kunaniza umwanzi. Mu buryo ngiye kugusobanurira, ni ukuvuga niba bamaze kwica abasirikare wenda 20, sibyo? Urabizi ko duhora twumva intambara, duhora twumva bapfuye, bakabavanamo uniform 50. Uri kureba? Izi uniform bashobora kuzambika bagenzi babo 50 bakaza kwakitinga nk'ibyihebe byafashwe. Noneho abari ku rugamba iyo babonye abasirikare abambano bambaye uniform, kuko ntabwo mamuziranya ama unity yose, ntabwo baba baziranye. Iyo ubonye abantu banyu ngo bafashwe 50 wumva ucitse intege, kavuga ati ko batwishe badukoreye nabi koko. Nyamara ari tekinike bakoresheje. Rero M23 mu bantu bazobereye ku icyo kintu bafashe uniform z'Abarundi bazambaza intuza, bazambaza inyeshyamba zabo, ariko bakoramwe amakosa akomeye.
amakosa bakoze babaretse muri bote, kuko butini irahenze, ntabwo butini wayambika umuntu. Butini irahenze, icyo ngomba kubabwira, butini irahenze, ntabwo bayambika. Ni ukuri butini zambarwa n'aba basirikare baba batumwe kuri misiyo, urumva. Rero babasigajemo bote, bya bote twababonye bakoramo imyitozo igoma bwariya muri Irumangabo, nibyo babaretsemo. Rero nuza bamwe mu basirikare bakuru mu gihugu cy'u Burundi bahakanye ayo makuru, bakomeje bavuga bati twebwe abasirikare bacu bafite ibikoresho byose, bambara inkweto, bambara uniform iteye ipasi, muri make bari full loaded, ntacyo batuburanye ku buryo bambara bote. Ntimugushwe cyangwa se ngo muterwe mugushwe mu makosa n'abantu bafite ibyo bishakira. Uri kubibona? Muri make bafashe uniform, bibagirwa kubavanamo bote nibura ngo babambike. Byari kugaragara neza iyo babambika butini. Butini nimvuga butini urumva icyo mvuze? Bananiwe kubambika nibura butini, cyari kuzana amakuru cyane kuruta kuba wabambaza bote. Ubwo rero baraza babamurikira itangazamakuru bati ngibi byihebe twafashe bya Wazalendo, ingabo z'abarundi bafashwe, isi hiti baseka nibereye ahangaha. Ngaho mbwira rero, urebye ishusho cyangwa se urebye ishusho y'urugamba cyangwa se n'ukuri kuyumva, nuko amasasu biri kugera amasaha mu gitondo akaba menshi, urabona biri bushoboke ko ibyo byihebe koko bishobora gufata Uvira? Barayifata gute se kandi? Shaka igiti wurire nshuti yanjye, cyangwa umugina. Shaka ahantu hari umugina uhagarareho cyangwa igiti. Allo? Allo? Nihanganira network, abantu baba bari mu mashyamba. Nabwiye ni shaka ahantu hari umugina wurire cyangwa igiti nibura twumvikana. Ndakubwira ni yego. Uri kumva bari bwaje kuyifata gute kandi basangiye gusubiza inyuma bumva bakwiciwe za ruvundi? Nahoze mbivuga ejo, nibwo nabivuze, ndabwira ni mwitonde, amakuru ari kuvayo ari kuvuga ko bahunze bagasubira ruguru batinya ko Bukavu ifatwa, bikaba byatuma baba nk'isuri. Kuko nimwifuza gutagarana, ngaho mva muri kurwanira muri Warikare, muri kurwanira muri Masisi, muri kurwanira muri Zanzibira na za Kaziba, muri kurwanira ahana, urumva ukuntu batandaraje. Babaye nka cya gikeri cyagiye mu modoka ebyiri cyarimo. Aho ngaho itutanyuka urashwanyuka. Ako kanya uri kwibona nshuti yanjye. Nuko rero nagira ngo mbabwize ukuri, ubwo uratubwiye uti kiragubiragoye kuba bafata Uvira, ugendeye ku bihari n'ibiri ku n'amasasu ukuntu ameze n'uburyo leta yashyizemo imbaraga, kandi n'ubundi amakuru mfite nuko byanga byakunda ramforo kuva Kinshasa n'amabatayo muri bukaza Tiger Noir, iyo bayita Black Tiger, kuva mu ngabo zikomeye cyane hejuru mubegereye Tshisekedi, barinda Tshisekedi nabo bagiye kumanuka. Ubwo rero mwitegura intambara mu buryo buvuguruye. Aro? Alo? Ndi kuvuga ntibitegure kuko Black Tiger, ndagira ngo wenda bansobanurire kwaka kantu. Nshobora kuba nababeshya ariko nzi ko atari uko, ntababeshya, nababwije ukuri. Wumvishe indege yaguye muri Tanganyika? Bari batubwiye ngo nibo bayirashe, niko byagenze cyangwa yari impanuka yabaye ku ndege? Indege yakoze impanuka, bayirasa se bafite ibikoresho byajya kumanura indege mu kirere. Indege yakoze impanuka. Oya, nubwo utakongeraho ibindi, kasita ubabwiye ko yakoze impanuka, njyewe nababwiye ko ari impanuka yabaye. Yo
Wari warabwiye ko ari impanuka yabaye? Nge nari nabivuzeho ko ari impanuka, nagira ngo numve ko wenda ibyo nababwiye kandi mbibabwira ntabwo wari uhari. Mbabwira ko mwihanganira amashanyarazi, babwira ko twari tumaze na kabiri tutavugana, urumva? Babwira ko twari tumaze na kabiri tutavugana. Noneho rero muri uko kutavugana nza kubabwira nyine ukuntu byagiye, mujye mwihangana ntabwo tubiburaye inshuti zanjye, bwose hari ibirenze, itara ryanjye riba ryigiza shwe. Noneho rero ndababwira ntariko se uretse ubwenge buke no gutekereza nabi, ni gute indege iraswa, sibyo? Hagapfamo umuntu umwe mu ndege, mu gihe harimo abantu 4, hagapfamo umuntu umwe, abandi 3 bose bakaba bazima nta nukomeretse. Iyo ndege birashike mu buhebure. Ari impanuka y'indege se umuntu ari yarokoka bumvishe ku isi? Ntayo nzi nuko ndavuga igisasu mu ndege, kuko impanuka yo umupilote uburyo yayitwayemo ndacyabibabwira, yabonye aho kugira ngo ayishore mu biti iri bushwanyagurike igaturika bose bagapfa, ahitamo kuyishora mu mazi, kubera ko iyo ndege hari mu mazi harimo abantu bari kuroba, urumva? Kuyishora mu mazi rero yari yiteguye ko bari abafite amato byanga byakunda bari butange first aid cyangwa se ubuvuzi bw'ibanze, bari bubatabara. Uri kubibona? Noneho rero bariya barohoye abantu baruhamye, nta numwe muri bo wigeze ubona kuri kamera avuga bati ni igisasu cyayikureka da, urumva? Bo ntabwo bigize bivuga bari bicecekeye. Nta nibyo, none se wavuga ibyo utabonye? Ese wavuga ibitabaye? Naho uriya wabapfuye ni nka kwa kundi imodoka, abantu bakora impanuka mu modoka, hakaba harimo umuntu umunsi we wari wageze agahita ayikomereza kwitaba Imana. Atayifungira inkweto, ahita azimanika da. Uri kubireba? Abantu rwose umuntu arapfa mu bintu biri simple, ukaba wamukubita urushya agahita yera umwuka, kandi atari uko umukubise urushyi rwa danje, ko bihuye n'umunsi we wa nyuma ku isi. Ubwo rero nkawe wenda uherereye iyo ngiyo, ndumva amasasu wenda yatuje, abaryama baba bahejeje, ndagira ngo uduhereze nk'umwanzuro nk'uko ubibona. Wenda urareba kuko amakuru yakomeje kuvuga n'ingabo za leta zavuze ziti mwirinde gukora amakosa mugushwa mu makosa cyangwa se mugushwa mu kutamenya ko ibitangazamakuru bifite propaganda ya Kagame bivuga ko Ruvungi ngo yafashwe. Nubo hano muri comment house harimo umuntu ntazi uko yitwa, ngo niba yitwa ndi, avuga ngo ayo makuru ya Ruvungi gufatwa ngo ni umuranzi, ngo rede Ruvungi yarafashwe. Ariko nkahita mbibutsa ko abo bantu bafashe Ruvungi nibo bafashe icyitwaga Minova. Niba byaragenze gute Minova? Yafashwe nyine mu itangazamakuru. Ahitwa Minova, ahitwa za Rucuro, abahazi za Kirorirwe n'ahandi. Mumbwira uko bimeze, VP ni igisirikare cya babantu kikiharinda cyangwa niko bafashe Ruvungi? Umuhungu bivuze neza, aravuga ati mu itangazamakuru tayari bamekamata Ruvungi. Urabareba? Ngaho mbwira mishusho urebye Ruvungi cyangwa se Uvira ni ntambara ubona irimo isatira igihugu cy'u Burundi, cyane cyane ugendeye ku bigambo uwitwa Wiringoma yashyize ku mbuga zavuga ko agiye kurasa byimaze y'u Burundi, ndetse ukumva ko ukwiyemera kwarenze urugero, kuko ntabwo wavuga ukuntu buriya. Rero wenda Kongo ishobora kubishyiramo imiyaga kuko yanga kurasa abaturage bayo, ariko barashaka kurwana kurasa umurundi udafite uko abita, utafite nyirarume, utafite nyirasenge. Nk'icyo kintu akivugaho iki, wenda umunota umwe abantu tubareke bajye mu mirimo yabo. Ibingibi Wiringoma yatangaje rwangaza agiye kurasa Burundi. Nese reka nkubwire, ntabwo ari ubwa mbere baritangaje, ngira ngo baranabigerageje ejo bundi. Hari igitero bagabye ku Burundi, ngira ngo barabibonye. Ahubwo ngo umva se,
ukivuga ko ibyo bitero ngo hari ibitwaro birenze abantu batatekerezaga ko Burundi bufite byamaze kuzamuka byegereye hafi n'umupaka wa Uvira. ibyo nyine ndi kukubwira ati hano ngaho n'umupaka wa Uvira hano ngaho uteganye neza na Kavimvira. Iyo za Kavimvira abahungu bahateretse intwaro karabutaka papa. Abahungu bahamanukanye intwaro karabutaka ushobora kureba ubwaho umutima ukakujya zitararasa. None Ndayishimiye azivana. None se si inshuti ya Putin ni burigira? Yakareka wese azi Kirusiya. Sinzi niba azi Kirusiya ariko se nimba tekereza nawe ugira ngo muri cyashize so babonye ko ari abasirikare ba NEFA bari bavuye mu Burusiya gutorezwayo. Yego uko zasunyibutse ibyo ndabyibuka ngo hari abahungu bagiye gufata ikosi. Ese bagiye gufata ikosi nta mubana afitanye na Putin? Oya ntabwo bishoboka. Ntabwo bagiye ni nkuko abantuza babahungu ba Kagame biga mu Bwongereza. Bongo nizeye ko sobanukiwe ahantu intwaro ziva ahantu nevo bagiye zikura mu kumbe yibitseho udukoresho kutoka Russia. Kutoka Russia. Russia kabisa. Yego rata nkahura nibaza impamvu abarundi bafite icyizere biyumvamo ibikonfide bingana gutyo. Kumbe bafitemo ubuntu buturuka mu Burusiya. Ngo bashyize intwaro hafi na Kavimvira izo mbunda ngo ndakubwiza ukuri ngo n'urusaku rwayire kuyikompora gusa rwatumupfa. Oya ukizireba ubwawe uhita batipe binyara mu mapantaro papa. Kandi n'ubundi ndacyagaruka ku kintu cyitwa ikibazo cya geography. Buriya ahantu hatari iwanyu kuharwanira biragoye, urumva ntabwo ubuzi ibyaho, amavene, ubukwe, hirya no hino, igishanga, hari isayo, ntabwo ubuhazi. Nicyo kibazo abasirikare b'u Rwanda bagirira muri Kongo, bigatuma bafatwa abandi bakicwa. Si uko batazi kurwana, bahura n'ibibazo bya geography. Ikibazo cya geography nyine hano ngaha muri Kongo uri kureba kuko ibyo muri Kongo ntaho bihuriye n'ibyo mu Rwanda. Uri kwibona cya noneho rero reka twizere ko byanga byakunda nkuko bahoza ngo Kavimvira ngo yafashwe. Koko yafashwe? Reka banze museke mbere yo kugusubiza. Oya winseka kubera ko iyo unsetse mba numva mbajije nabi kandi mbajije kugira ngo nabandi bamenye. Ngewe ndabizi ariko abandi ntabyo bazi. Igisubizo ntabwo yafashwe. Ese yafashwe ariko ubundi iyo bavuze ahantu habayitonde cyangwa ikintu cyabisobanura niki? Ahantu kubatombe. Ya ahantu habayitonde nta mirwanire igihari. Sibyo rata nta sasu riba rihumvikana. Kandi hariya ewan abahungu ibintu niwe warumaze akanya gato uri kuvuga ati hari intwaro ziteganya n'aga Kavimvira kumva neva yaza akazitereka aho ngaho. None nazohereze ngo zize gukora akazi zishinzwe. Oya buriya wenda batekereza ko ziri buze gufatwa nkuko ngo bafashe ibifari Goma. Ntabwo bishoboka. Impossible mathematically. Ndakurahiye avuze urufaransa. Reka rero abanyarwanda turi kumwe n'abakongomani mwumvura imiri ikinyarwanda, abarundi uyu munsi ntabwo babasuhuje. Abatama banje bari buje rwose ndabasuje cyane hari kwa Akili. Abarundi ntabwo babasuhuje sinzi muri iyi minsi uko byakugendekeye. Abarundi n'abashiti banje ariko nta kibazo dufitanye ahubwo ni kwa kundi byanyizo banyihanganira dukurikiye. Okay ndabamusuhurije rero mu izina rye ndabasuhuje abarundi mbifurize kugubwa neza ariko nanone inshuti yanjye wabimenye ko Noheli twenda kuyinjiramo. Ahubwo se ko mutamburesinga mwuka byarana amakuru nagiye utabyina mbere y'umuziki siga utabyina mbere y'umuziki ahubwo wamugane inshuti z'Imana mutazandisha Noheli nabi sibyo ra atazagira umuntu turisha Noheli nabi gusa reka tibifurize muzagire Noheli nziza abayakirikare tubabwiye yakirikare ndetse n'ubunani bwiza muzagira umwaka uzababere muhire uzabere uw'amata n'ubukimbi babwiye yakirikare kugira ngo bizagere nta wabatanze muri make nta wuntanze kubabwiye
ariko reka tubibutsa akantu kamwe konyine. Utaranabivuga mise mbyibuka. Mise mbyibuka. No kandi bigira agaciro cyane cyane muri iyi minsi turimo, bifite umumaro na cyane cyane ku bantu bafite amaboko maremare b'abajura. Muri iyi minsi abahungu bari kwiba ibintu by'abandi, bari kwiba amakoko n'inka z'abandi. Rero nkahita nkwibutsa ko hari umugabo ashobora kugufasha mu gihe ibintu byawe byibwe. Iminsi mike cyane, nta masaha 48 imari zawe ziba zagarutse, niba ari amafaranga bari gusubiza, niba ari amatungo yawe wenda rishobora kuba ryishwe ariko umujura akagaragara ukarihisha uwabyibye. Muri make aragufasha mu bintu bigiye bitandukanye. Harimo kuri ba bantu tugera muri iyi minsi mukajya mubeshya abagabo ngo ndajya kurira Noheli mu cyaro, kumbe ugiye kwireberaho igisore cyari yo mwahinganaga cyangwa mwatashanyaga kigire kiba kigira gutya gahunda zose. Oya, uyu mugabo rero afite umuti ku bantu batekereza ko babaca inyuma. Abantu mujya kurira Noheli mu cyaro keba nayo ibintu byo kurira Noheli mu cyaro apana. Abagiye kureba agasore batashanyaga agira akabwete salama tugwebe tusigaye tubikigaye tunitera parufe, rero kakabikurikirana ibyo bintu. Rero umugabo afite umuti igihe utekereza ko umugore waguca inyuma cyangwa se umugabo wawe aguca inyuma. Ubaye ufite ibibazo byari byose by'uburwayi bwo mu nda, abarwara igifu, abarwara indwara zigiye zitandukanye, uyu mugabo yabigufasha. Mu bampere nimero bazivuganire ku birenze ibyo mvuze. Nomero z'umuganga ni 078 078 23 23 75 75 84 9. Ndumva ko wenda n'ubutayumvisha uri buze gusubiza inyuma, ariko uwo mugabo ndahamya ko ntabwo ari igisambo kandi nta nubwo ari inyana yimbwa nk'aba bandi bose nagiye numva babiba cyangwa se babeshya. Tugeze mu minsi mikuru ubujura buri hejuru cyane, arabigufashamo igihe ugize ibyago. Kandi sina ngombwa ko umuhamagara none ahangaha, ushobora kuba cyangwa se nimero ye niba wumva nta kibazo ufite, ntabwo ari ngombwa ngo uyireke, ni ngombwa kwibika kuko ntawe umenya ejo icyo hahatse cyangwa se iminsi ikihatse. Nshatse nakwihorera rero ukajya gukora imirimo yawe nshuti yanjye, nanjye nkaruhuka. Ameze ndengora imirimo nta mu gitondo mu makuru. Sawa, Imana y'amahoro ibane nawe n'abantu mwese twari turi kumwe. Uwiteka akomeze kubana namwe. Ariko nababwiye nti nshuti yanjye, iminsi mikuru yageze. Murabizi neza ko ari mwebwe mujya mu mpubunani, murabizi neza ko ari mwebwe mujya mu Noheli. Rero ubishoboye noneho n'ikindi, umunsi ku wa 4 kuri 11 dufite isabukuru y'umukobwa witwa Hana. Azaba yagize umwaka ku wa 4, azaba yujuje umwaka. Umuntu rero waba wiyumvamo uburwanashyaka, umuntu waba wiyumvamo urukundo akamfasha kwizihiza umwana isabukuru y'umwaka umwe, tekereza umwaka umwe uri aho ngaho uri kunde ufite imyaka 60, mumwifurize kuzakora nawe nibura nubwo yagira nk'iyo mufite, tuzashima Imana. Njyewe nababwiye ko ndinze ngananya nta muntu urangurira n'umupira ngo umunsi w'amavuko, nta uranangurira bombo y'ijana ngo ni umunsi w'amavuko. Muri make ni ikintu kibi, ntabwo nifuza ko icyo kintu kirondora ako kana katabigizemo uruhare kuvuka. Nta ruhare kabigizemo kukaraje. Rero reka ko tukifuriza ibyo abantu bose ku isi bahura nabyo, kugeza ubwo kamaze gukura kakifatira inzira yako n'umuhamagaro wako Imana yagatumiriyemo cyangwa se yatumye kaziramo, kuko ngewe ntabwo nari nzi ko ariko kazaza. Rero aho kaje Imana ihabwa icyubahiro. Reka twebwe dukora ibyibanze. Niba kagomba kugira umunsi w'amavuko, kakagira umunsi w'ibiki, kakagira umunsi w'ibiki, ibyo byose tubikore mu gihe katarageza ya myaka yo kwifatira umwanzuro kavuga bati ngewe nkurikiye. Kandi gahitamo gukurikiriye ntabwo ari akanjye n'ak'Imana, kazajya gakora ibyo gashaka. Nikaza kakambwira ngo tata cyase muzehe uri ikigarasha, nzavuga ni nibyo ibera inkota. Njewe niwe ntabwo nabangamira uburenganzira bw'umwana, ntabwo nabangamira direction y'umuntu cyangwa se destiny y'umuntu, ahubwo icyo yakunda namuyamba nkamufasha kugira ngo azakigereho atavunitse, kuko njewe naravunitse
ntabwo nifuza rero ko uyu nguyu we azavunika. Ababishoboye nimero yanjye ya telefone bamwe murayifite, ariko ni akamenyetso ko guteranya 256 74 4 3 9 akamenyetso ko guteranya 256 7 4 4 3 8 9 reka ntekereze ko mwayibonye. Mumfashe tumugurire, mumuhe akagifta kari ko kose. Imana y'amahoro isubizaho mukuye, kandi na Noheli ndayitegereje. Goodbye, good night.